wambabariye sheri wambabariye ukaza basi va muri hano hantu ngwino basi Farida mbabarira sheri wanjye ntago nyibuka ndi mama wawe nukuri mbabarira uzo muntu wangira umwana gutya ninde mbabarira sheri mbabarira uze shawe basi ngwino wicare hano hagaragara va mu bihuru shoboye nyiriza umwana ndirukana imbaraga z'umwijima mw'izina rya Yesu imikorere ya Sekibi yose ndayamaganye mw'izina rya Yesu nahamagara Imana n'umwana n'umwuka wera urukire kuba ku mwana wanjye imyuka mibi yose ihunge ubashe kunyiriza umwana urakoze Kristo kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu ari hehe ibyo mumbwira byose mubanze munyereka aho umwana wanjye ari uhumura uramubona arahari uranamubona rwose ahubwo nagira ngo mbanze nkubaze ucyumviye nkuru yuko umwana wawe yasaze Farida wabyakiriye gute ngahumva nawe nk'umubyeyi kumva ikintu kimeze gutyo k'umwana yasaze ubwo nawe byumva ukuntu bimeze uhubwo se ari hehe mumunyereke mbashe kubona aho umwana wanjye ari hanyuma nta kibazo ndumva ashaka kubanza kumubona mbere y'ibindi bintu byose ntacyo reka tubanze tumurebe umwirebere n'amaso yawe nibwo ndi bubashe gutuza ngo tugende ubanze umurebe nk'uko ubyifuza inyuma yawe hirya dutambike hirya ni hehe inyuma yawe munyereke umwana wanjye wanari uramubona ari hehe ari aho dukomeza aho imbere muri kano kayira mwana we ubusuba ubabasha no kurya byibuza kurya se wamenya umuntu nkuri yarya gute Mana igira neza ibyo yatoraguye umwana wanjye ubusuba ba mu gihuru babagabo ne bamufata ku ngufu koko wafata umuntu ku ngufu nkuriya nawe yaba naguza abagabo bikigiye ko nta soni bagira cyakoza da nta soni n'izina nkeya dore na uzamukaho aho Mana we Fari guya ahubwo afite ikibiriti Farida yewe Yesu we ubusuba umwana wanjye nuko yabaye Farida mama humura wimwegeye buretse kumwegera none se ndagira ngo mukuremo oya ubusara nkubita nagwa nyibuka Fari bari buze kubasha kukumenya Farida mukobwa wanjye sheri wanjye sheri shaun ndabera ukuntu yabaye nukuri kuri Mana mwana wa Fari reba ni mama wawe ntaga kumenya nanjye gukomwanjye wambabariye ukaza basi va muri hano hantu ngwino basi Farida mbabarira sheri wanjye ntago nyibuka ndi mama wawe nukuri mbabarira uzo muntu wangira umwana gutya ninde mbabarira sheri mbabarira uze shawe basi ngwino wicare hano hagaragara va mu bihuru ngwino mbabarira ngayicara hano basi bawicaye hano ndebera ibintu yambaye ibipampa ku manywa ariko Yesu wabambwe we ubusubu koko basi mwafasha tugashaka abanyamasengesho tukamukura aha se yahava turamwinginga uko nkundi yakava hariya ariko wa mugani we warakumviye nukuri mbabara rega buriya amaraso ntago aba amazi naravugishaga reka da ntanyumve sheri wanjye ngandebera ibi bintu yambaye koko gareka basi mbigukuremo yambaye pampa njye natinyaga no kumukoraho nzi ko yankubita Mana we basi kuramo ibi bintu wambaye Mana igira neza ariko mama humura ubusubu nahumura gute mbona umwana wanjye ameze gutya koko ubwo wabasha kumwegera ntagire ikibazo Mana we twamufasha tukaba twanamukura hano wenda basi waretse nkanahamagara musaza we nubwo ari kure nkabasha kubimubwira namuri umuntu mu gusubiza katari naha ko namuhamagara akambwira katari naha akaba ari uma nimero zawe ngo mbare telefone ndeko ko nahamagara musaza we dore nuko umukobwa wawe yahindutse wamujye rwose ntacyo mba nguhishe ntaho mba ntakweretse Mana we dore nuko nyine
ubuzima n'ubu nta bundi. none se kusubiyeyo Oya nushaka ntuwiguhamagara ngo nese bwarahita aboneka. ariko ntacyo nkabibwira famiye bakamenya ko umwana ameze banashaka uburyo yajya kwa muganga cyangwa se tugashaka abanyamasengesho. Nabyo nta kibazo. Nuko umujyana mu rusengero hubwo. Icyo cyo kujya gusenga cyo cyaba ari cyo. Umuntu akagerageza. Byakwanga tugashakisha hari n'abaganga ba gakondo mama. Oya ndi umukristo ntago najya aho ngaho. Oya Kristo nese bagiye bose abakristo. oya Niko Farida mama wamubonye. Ikibazo mfite nta nubwo uvuga. ubusore kubona yavuga. Niko Farina no kuvuga nta no uri kwisekera. Mama buretse guhamagara urahamagara nyuma nta kibazo. Niba adafite amayinite ndagutiza. Sibyo? Amayinite nari nayaguze. Bubyihoreye ndagutiza ntacyo nyuma uramuhamagara ubahamagara bo mu rugo bose ubabwira uko bimeze. Ubusuko basi mundwaneho tumukure hano hantu. Turebe ko yagira. Mu rugo se uramujyana mu rugo? Mu rugo subona yabasha kugenda akagerayo nkamufatira imodoka akemera. Urumva turabigerageza. Ubundi no mwana bigitangira nabonaga ari ibintu byoroshye. Nabonaga ari ibintu bidahambaye bizagera kuri uru rwego. None Mana igira neza. Ariko se mu buzima busanzwe matunyuriremo Farida ubundi mbere wenda ibi byose bitaraba twe hari uburyo tumuzi nk'umuntu wananiranye nk'umuntu ukunda abagabo nanubwo narinzi ko mama wasenga bitewe n'ukuntu we yabagameze. Namujyanye mu rusengero yagera mu rusengero agahita yirukanka akagenda niyemere kwicaramo. N'ukuri Yesu urumva Farida tukamenya nk'umuntu w'inzoga akajya yigamba rimwe na rimwe ngo no kuroga yaroga ngo bitewe n'icyo ashaka nkavuga ariko si umugabo nagutse ibintu by'uburozi yabikuye. Basukuri kumva atari ingaruka z'icyaha kugambirira kuroga byonyine. Usuri kubona atari byo wenda yarabikorewe umuntu akabimwishyura. Kandi ariko byagenze. Ngaho mbwira n'ukuri niko byagenze rwose. Umusore yabikoreye baramuvuje arakira nawe yifuza ko nawe bimujyamo. Dore nuko Farida yari muzima. Mana igira neza. Ariko yari muzima ameze neza. Ariko ejo nuko nta bwenge ufite. Nagafashe n'ikibando nkagukubita. Wabamuhoye ubusa kuko nta nubwo azi. Nyine nta bwenge afite. Ntabwo. Ikintu gihari rero turagerageza. Duhamagare abasore hano mbonye hano ku gasantere hari abasore ntago twabura abasore bamudufasha. Abaye turushije imbaraga tukabahamagara bakamudutwaza bakatugeza ku muhanda tugashaka ukuntu tumushaka. Ako se ko namwinginze akava mu gihuru buramuhendahenze nka mama we. Nubura wenda ntashobora gukunda tukamujyana n'ahana akabanza akanakaraba nibi birenge dore ukuntu kwaba ari ukumukarabya. Dore akarabamo hano iyi uhurura niyo yo. Ntacyo. Ni nayanywa. Ibaza umuntu wanyweye amazi yo muri riya ruhurura. Mana igira neza we. Inzoka afite. Ibyo kurya byo sinzi niba abasha kurya se. Ubu subarajya. Ubu uwo mwanya arawufite. Ariko nyine nagahinda nawe yateje abandi nabo bamwitura ngiye. Mana we. Nkuko nawe wabyivuga. Mana we. Rero umukobwa wawe ni busenga. Ufite imbaraga nyinshi zo kugira ngo musengere kugira ngo nawe yongere. Nukuri mbere yo kugira ngo tubanze dushake nabo banyamasengesho. Basi mwamufasha tukamukira basi nkamusengera. Nta kibazo. Wenda ko byagabanuka ko bigenda biza gakeya. Ntacyo reka nze ngufashe tumukuremo. Mana we wamfashije ukanyiriza umwana koko. Rero washyira isengesho wa mugani ko byagira icyo bihita bitanga. Ukuri isengesho rikora byose. Isengesho ntacyo ridakora. Nukuri. Girukana abadayimoni. Girukana ikibi. Ubu ntago yakongera kuraranga kubera isengesho. Kubera ko wasenze. Kandi Imana yakumvisha. Nukuri. Ikintu cyose ubwiye Imana ufite umutima wabaye. Iracyumva. Ikintu uvuze nicyo reka tumukureyo tumusirangaha basi mbaze namusengera. Ubundi numara kumusengera kubera imbaraga z'Imana araba yanabasha no kugenda reka. Kubera imbaraga z'Imana n'umutima w'umubyeyi nyine Imana irabibona haraza kuba igisubizo katugira icyizere. Yego kwizera kurarema kukarema ibitari kubaho bikabaho. Reka tumukuremo Farida. Reka mwinginga ndebe ko nkundira.
sheri mwana wa Fari ngwino nkubwire Ngwino tujye kureba Lucky. sheri Farida nkubwire tujye kureba Lucky. inshuti yanjye ngwino tugende nkubwire Tujye kureba ngwino Lucky, ba Fari. wicaye hano shawe va mu gihuru Ngwino tujye kureba Ngwino, Lucky. sheri mbabarira shusho ntabwo uzi ko ndi mama wawe Ngwino tujye kureba ntabwo Lucky. ubizi mbabarira ngwino Ngwino. shawe ngwino nukuri Lucky aragushaka. mbabarira ngwino tuve hano turebe ko byibuze ndebe ko nanashyiraho isengesho mbabarira shusho Ngwino Lucky aragushaka Fari. mbabarira shawe mbabarira kibondo cyanjye Ngwino. ngwino shawe Gahaguruka. shambabarira ngwino Nyamara warakumva. Imbaraga z'Imana ahubwo zahageze. Ngayicara. ngaba wiyicariye sheri wanjye ngayiyicarire Yesu we murambikeho ibiganza Imana imanuke kubwe. shusho reka nkusengere imana y'amahoro igira icyo yagukorera Mana nziza Imana ikomeye Imana ikiza Imana ibeshaho Imana ifite ubutware yawe nyir'ingabo Imana ndagutabaje aka kanya ndakwinginze ngwino ubane nanjye ngwino ungirira neza ngwino unyirize umwana kuko uri dogiteri uruta abandi ba dogiteri ushobora byose nta kijya kikunanira nyiriza umwana Mana nyiriza umwana kuko urabishoboye nyiriza umwana ndirukana imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu imikorere ya sekibi yose ndayamaganye mu izina rya Yesu nahamagara Imana n'umwana n'umwuka wera urukire kuba ku mwana wanjye imyuka mibi yose ihunge ubashe kunyiriza umwana urakoze Kristo kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu Amen. amina Imana ibyumve mu izina rya Yesu. umurara arahembuka nanjye ngize kwizera umwana Reka wanjye tugire kwizera. arakira Agomba kuzanzamuka. Agomba kuzanzamuka ntabwo iyo nkorera tukamutwara. ari bayari ni Imana ishobora byose ibi bihunge mu izina rya Yesu Iki kibi kimuveho. kijye kure mu izina rya Yesu Ni ukuri. sheri Kubera imbaraga z'Imana Yego, hagomba sha. kuzaboneka impinduka. shusho ntabwo wambonye se ko ndi mama wawe Mama isengesho usenze Imana iryumve. ni ukuri Iryumve kubera ko ntago senze bayari. Senze Imana yumve. ndizeye ko umwana Byibura wanjye ari hagira- azakira Byibura hagira igihinduka no kugenda. none se kuhagurutse sheri kuhagurutse Agiye shawe he se? ugiye he ugiye he ugiye he ugiye hehe ugiye he shusho Agiye se mwaka byara aturebe. kandeba mana Nawe we narahakunda akunda gusesera. wagira ngo niho bamutongereye Yesu wabambwe we none agiye kwituma ariko Ariko Imana imbare guseka nuko. Yesu we Kandi hariya ari mu biki biri. Yesu ntabwo ubona ibyo agiye Mu gukora myenda se. none se hari ubwenge afite hari ubwenge ubona afite sheri ngwino shawe ngwino basi ngwino wikiteza abantu Ngwino Fari. ngwino tugende ndagira Ngwino Fari. Aho kunda kuyicara nushaka ubumuretse mama. Mana we ariko Mana mbabarira isengesho rigira ikintu rikora nukuri Imana nigira ikihindura. nukuri Kandi bigomba kuba kubera ko hari byinshi ducamo ariko Imana igiye tubabarira kuko turakosa turi abantu. Gusa mama hari ndumva moto ye ntago yayigendaho. arishwe Moto ye ntibyakunda. ntabwo byakunda Turashaka imodoka. uretse kumufata ariko ndabona abandi basore bari mu muntwa Ku gasantere haba bahari hano ku gasantere twambutse no hano gucyara agasantere twambutse bakamudutwaza. Numva ikindi rero turashaka agatagisi
hara ku gasantere ntabwo turi buze kubura agatagisi kari buze kumutwara. Ikibazo ntabwo ari icyo, uri kubona uyu muntu ari buvangara. Uzi icyizere cy'uko ari buhave, wowe byibura uramufata akaza, urabona ko ugenda ukamukurura akaza akicara, ukamwicaza akicara, wenda ndi bumubwira ari bukunde. Kumukura hano byanze nibwo turi buhashaka abasore baza kuza kumudufasha. Oya ndongera muhendahenda ari bukunde kuva yakunze agakunda. Ibindi rero nyuma y'ibyo ni Imana yonyine. Yo yonyine. Imana yonyine niyo igomba gukora igitangaza. Izagikora ndabizi. Ku mukobwa wawe. Kuko ndizeye, ngewe mfite kwizera. Mfite kwizera ko azakira. Buriya iyo wizeye n'Imana nayo ireba icyizere cyawe. Yego. Igasubiza ibyifuzo byawe. Mana ntabwo nifuzaga, yari ikirara pe. Yarananiye. Ariko ntabwo nakifuza ko umwana wanjye amera gutya. Ntabwo nakifuza ko umukobwa wanjye amera gutya. Oya nibyo kubera yuko ni inshuro nyinshi ariko twajyaga tumuganiriza Farida, ariko ukabona mu mutwe harimo ibintu, kunywa amayoga menshi, inzoga namujyanaga mu rusengero akancika mu tubari. Hariho n'igihe nagiye guhaguruka ngo ngiye gushima Imana ko twajyanye, ngiye kureba asanga yasohotse yagiye. Urushima umuntu adahari. Nshima nono barambwira ngo basigaye bahamagara se runaka arabura. Ubwo mpita ntekereza ko nyine ko yafashwe yagiye. Mana we. Ariko ubu wenda mbere waramusengeraga, ariko ubu urasabwa izindi mbaraga. N'izindi mbaraga. Kuko ntago ari ibintu bisanzwe. Ntago bene uyu mudayimoni apfa kuvamo gutya gusa. Ibintu bitkujunjamisha. Ntuvuge, ntumenye mama, ntumenye umuvandimwe. Ntago byoroshye. Byibura ngo navuga ijambo wumve ngo aranatoba yaravuze. Biba bikomeye. Ariko mfite kwizera ko umwana wanjye azakira. N'ibigeragezo bitari ibi birashira, nta kintu na kimwe kitagira iherezo. Kuba umuntu ari muzima byose babishoboka. Ariko Mana we byarashobokaga ko byari kuba bikarangira akava no mu mubiri, ariko kuba ari mu mwuka ari ahumeka afite ubuzima. Hari impamvu atahise ava mu mubiri tugahura ameraze gutya. Gusa nanone Farida hari ukuntu afite umutima w'ubugome. Uri mama we ni umujinya nyine, ni dayimoni w'umujinya. Agira umujinya, afata imyanzuro ahubutse mu buzima busanzwe. Ubwo uri kumva umuntu muzima afata iyo myanzuro? Umuntu muzima ufite gutekereza kuzima afata iyo myanzuro imeze gutya? Rwose tukimuziho arahubuka, avuga nabi, nyina kuri ibintu ukavuga ati ubundi iyo udasenga, agira umujyanama, agira inshuti. Iyo udasenga uba ufite ibindi bikuyobora. Ntago kunywa izo nzoga, none se abandi se uko barazinywa hanze bose, nese barazinywa bakamera gutya. Hubwo uwo yahemukiye niwe waba waramugaruyeho ibyo yamukoreye. Niwe nta nubwo ari ugukeka n'ibyo byamugarutse. Usure kunyumvira bisaba amasengero. Imana nikora ibitangaza akazakira, izanamuhindura umutima, iwufate. Imana yirabishoboye, imuhindura umutima, imuha ubwenge. Ahubwo reka tutari twatinda, wamfashije muri inshuti nzima. Ariko se iyi ruhurura turayimusimbutsa? Iyi ruhurura ngenda muhendahenda, turabwira umuntu w'umusore azamufata akaboko turamujyana. Ya ruhurura buriya turayisimbuka mama. Gaho Farisa ari kwitaba telefone, ariko se iyo ni telefone kandi? Ni telefone, ntureba se ntago bibona? Ari kuvugana n'umuntu, inkuru zashyushye. Ubu ntago bibona, yasaranye telefone. Kandi urebe ntiyamvugishije nka mama we, ariko ari kuvugira kuri fone. Yakuvugisha se mama yaba yakumenye. Mana we, Mana igira neza. Farida, Mana igutabare. Mana wantabariye umwana koko, wantabariye umwana. Sheri mbabarira. Ngaho basi haguruka. Ngahaguruka shushu. Cyakoze disi ntagarwana. Ntagarwana pe. Ngwino twigenderera atasheri wanje. Uza kandi ngiye kukugura kakani kera wajya gukunda. Kereka nuvuga ko kunywa. Ngwino ngiye kukugurira akaji. Jesi ubwo yaza. Ntago namugurira inzoga, ntanywa inzoga. Fari cya Primus arayumvise. Cyamubimba gikonje.
twawe n'inzoga uzi ko yumva n'inzoga Cyangwa Primus. zaramujyanye ngaha twigendere shusho cyangwa ubimba twigendere rata mukobwa wanjye cya tugende Primus shawe oya saragiye se Twigendere. Primus Twigendere. tugenda kugura cya Primus gikonje bahita bakiguhereza nga ngwino sa nk'utambuka erega arabasha kugenda afite imbaraga nakudatuma guhirika amawe oya nanjye arabasha kugenda nushaka umurekure oya kujya mu mazi mana we amazi yayajyamo we tambika mwihorere apfa kuba ari kugenda mu cyerekezo turi kujyamo ntacyo ndebe ko yava hano hantu reka tugende sheri nese telefone kuyishyizemo mazi arayoza mana we telefone yiwe iroga akayanika byose akabikora none byabiza agiye kubinywa arayanywa sheri ngwino shawe ngwino tugende mbabarira ngwino tugende ntabwo ureba kuri igikobwa cyiza mbabarira tugende twigendere aho ngaho hari abana bagiye reka dushaka umusore amuzamure hano ntabwo twamuzamura hari ahantu ni habi kuhambuka ni habi reka mpamagara abasore hari ako gasantere bamutuzamuremo hariya mana we harimo ibibuye kumuzamuramo hariya biragoye buhagaze aho muri muhagaze aho njye gushaka sheri ndeba abantu baza ntabwo ubona ko ndi mama wawe koko ubu ntabwo ubona ko ndi mama wawe dusoze rero ndi mama wawe abasore hari ku gasantere badufashe kumwambutsa hano hantu ni habi kugira kuko ntabwo namuzamura hano n'uyu mumama ngo tubishoboye maze nyine si uko turamuteresha inama si mu bana bahuruye bari mu biki imbere tugenda ukuri kw'Imana ari kunseka nkaho ngo usimbutse imwe mwanganye gato muve cyangwa muve kuzuba mujye mu gacucu ubwo nitumubona turahita tugaruka hano hantu kuhurira ni ikibazo iyo kamera nureba nawe urahita muri bino bizi